Mwongeye kwirirwa rero abakunzi ba Kaireme TV, nicaye aha ni hanze ya kiliziya ya Saint Michel mu mujyi, ntegereje ko misa itangira, ariko mu gihe misa itaratangira navugaga ngo tuganire. Kuri Kaireme TV hari utuntu twinshi dushobora kunguranaho ibitekerezo mu gihe cy'iminota mike, hanyuma noneho tukaza gutandukana ariko twagize icyo tubivugaho. Rero amajwi muri kumva ajyanye n'abaririmbyi ni korali iri kwitegura, ni ntabahangayikishe kandi ntababuze ko tuganira. Hari abantu benshi bamaze iminsi bambaza ku bintu bitandukanye, cyane cyane nk'ikibazo kijyanye n'impamvu divorce zirimo kwiyongera muri iyi minsi. Muri iki gihe ni igihe divorce zimeze nabi, ni igihe abantu nyine bari gukora ubukwe ariko mu gihe gitoya bagatandukana. Wakwibaza uti ese ikintu kiri kubatera gutandukana ni iki? Mu by'ukuri abashakanye muri iki gihe bafite challenge nyinshi. Challenge ya mbere uko mbitekereza ni challenge y'uburyo bashakanamo. Kuko urumva hambere umuryango wari ushyigikiwe n'abantu benshi, uvuga ngo papa, mama, sokuru, sokuruza, so wanyu, nyoko wanyu, nyogosenge, bose baragushyigikiraga ku buryo wajyaga gushaka uwo mugiye gushakana abona ko ibintu biri serieux, ku buryo adashobora gupfa gukerensa urukundo rwanyu. Kuri iki gihe rero ntago uko gukomera k'urugo kwarashekinze, ni ukuvuga ngo kwarajegeye, kuko ari papa ari mama nta ruhare bakigira mu gushakana kw'abana, ari nyirasenge w'umwana ari se wabo nta ruhare bagifite mu gushakana kwabo. Ibyo rero bikaba intandaro y'uko abashakana ntago baha agaciro rwa rugo, kuko bumva ari ibintu byabo babiri bumvikanyeho, bakanumva ari ikintu bashobora kwemeranya ko uwo munsi bashobora gutandukana kigakunda. Njye rero ndashaka kukubwira ngo urwo ruhande rw'ababyeyi niba rutanahari, ariko pay attention, kuko iyo washatse rimwe ugatandukana n'ubwa kabiri nta cyizere cy'uko uzashaka neza. Ni ukuvuga ngo sindi buce intege abantu badivorshije, ntabwo ndi buce intege abantu badivorshije, ariko buri wese wadivorshije natekereze yuko uko yagize ibyago akabona ashatse nabi, niko kwibeshya bishoboka ko yakongera akagwa ku kintu gishobora gutuma nyine n'ubundi n'urugo rwa kabiri yubatse rutagenda neza. Ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kugira ibyago mu kurambagiza akagwa ku muntu utari the right person. Ibyo birashoboka rwose, kandi noneho ukaba utabimubwira ngo abyumve ako kanya, kubera ko iyo umuntu agiye gushaka kenshi ntabwo aba yumva icyo ushobora kumubwira, acyumva juste iyo amaze guhura nacyo. Muri icyo gihe agiye gushaka aba yumva ari mu rukundo cyane, ari mu gisagirane cy'urukundo, ku buryo bigoye kumwumvisha defo cyangwa se ibibi by'uwo agiye gushaka, cyangwa se uruhande rushobora kuzamubonga ageze imbere. Noneho rero iyo bigeze muri divorce abantu bagatandukana, umuntu arakomereka. Bya bikomere bikaba byamuteza ko noneho no mu gihe kizaza ashobora kugira judgment, ashobora kugira jugement ishobora gutuma yumva ko n'undi ashobora gushaka, ashobora kumera nka kwa kundi. Ubwo rero icyo gihe bimutera ipfunwe ryo kongera gushaka, cyangwa se bikamutera kumva atizeye uwundi muntu wa kabiri bagiye gushakana, cyangwa se bikamutera gufata imyanzuro imwe n'imwe izatuma najya gushaka uwo muntu wa kabiri atazamwizera, cyangwa se atazamubanira neza a full person, ngo wese amwihe nk'uko bikwiriye mu rukundo. Iyo watangiye kuzanamo ibintu bimwe ushyira ku ruhande, cyangwa se by'imbereka ugenda uhisha uwo mugiye gushakana cyangwa se mwashakanye, urukundo ntiruba rwuzuye. Urumva rero ako kantu ko kuba udivorshije gashobora kugutera kumva utisanzuye, cyangwa se utitanze wese muri rwa rukundo rushyashya wabonye. Niyo mpamvu rero abantu bakwiriye gutinya gukora divorce, kuko divorce zishobora kuba intandaro yo kuruha, intandaro yo kubabara, intandaro yo kugira agahinda kenshi, intandaro yo kuba wenyine forever. Ni ukuvuga ngo abantu batangire bitoze gusigasira ingo zabo, kugira ngo ejo n'ejo bundi zitazatakara, zitazavaho, noneho bagatangira ubuzima bwo
kwibana cyangwa se ubuzima bwo kubaho bababaye. Ni ukuvuga rero mu mpamvu natanze harimo icyo kibazo cy'uko ababyeyi kenshi batakigira uruhare mu gushaka kw'abana. Ntabwo ari icyo gusa, ikindi kintu kiri gutuma ingo nanone zisenyuka, hari ikibazo cy'uko abantu bigira inama yo gushaka ariko ntibagishe inama Imana. Ni ukuvuga ngo iteka kenshi iyo ikintu utagishyize imbere y'Imana ngo ubanze ukifatire igihe, ugasa n'uwiyobora, wakunze, iyo mwamaze gukundana mugeze igihe cyo kuryamana, you just make sex mukaryamana, nta gutekereza ko Imana idakunda sexe mbere ya mariage, nta gutekereza ko bishobora kugira ingaruka ku mubano wanyu mu gihe mumaze kubana, n'ibindi. Ibyo byose ni kimwe mu bishobora kubashora ko mwigiriye inama, mwariyoboye, ntabwo mwigeze mugirwa inama n'Imana. Imana abantu bamwe batekereza ko itavuga, abandi bakavuga ko itabaho cyangwa se bakabifata uko bashaka, ariko ibyo byose njye nakubwira ngo ntabwo ari ukuri. Imana iriho kandi Imana iravuga, iganira n'umuntu igihe cyose abigiramo uruhare. Bigusaba rero iki? Bigusaba kuba maso. Niba ubonye fiance ugomba kumwereka Imana kugira ngo Imana ibanze ikubwire mu by'ukuri uwo muntu mugendana ni muntu ki. Ubundi ntiwakabaye ugendana n'umuntu kabiri gatatu utamuzi. Umuntu mugendana wakabaye ubasha gusobanukirwa ese ni muntu ki. Ni ukuvuga ngo rero iyo ufite Imana muri wowe, Imana iragufasha ikanakuyobora, ukabasha kumenya wa muntu ni muntu ki, ese uyu muntu ni umwizerwa. Imana igenda rero iguha udusekere twinshi twe utaruzi, igenda ikwereka ingeso ze ku buryo umuntu ishobora gutuma yivamo, ukamenya ibye kandi ari we ubikuyeho, agakora ibintu nawe ugatangara, ibintu ari gukora bikakwereka uwo ari we. Ibyo byose nta wundi ushobora kubigufashamo kugira ngo ubashe kubimenya, ni Imana. Aha rero biragusaba ko ushirika ubute ugasenga kandi ugasengera urugo rwawe. Hari abantu njya ntumira mu biganiro byanjye, noneho bakambwira ukuntu mu by'ukuri basengeye abo bazashakana kandi babasengera kera hakiri kare. Ni ukuvuga ngo umuntu ugasanga afite nk'imyaka 20 ariko yatangiye gusengera uwo bazabana kandi wenda bazashaka afite imyaka 30. Ni ukuvuga ngo umuntu wese yakabaye ariho ariko akora uko ashoboye agasengera uwo bazashakana. Igihe cyose uzashaka, igihe cyose uzubaka urugo, igihe cyose wumva ari wo muhamagaro wawe, you should pray before, ukabisengera mbere igihe cyabyo kitaragera, kugira ngo igihe nikigera utazaba waribeshye. Icyo ni ikindi. Ni ukuvuga ngo wikwiyobora, bisengere cyane, fata ibihe byo kwiyiriza, fata ibihe byo gusenga, fata ibihe byo guhamagara Imana, uyibaza ku muhamagaro wawe, usengera uwo muzabana kugira ngo uzarusheho kubana n'umuntu uzi neza, wizeye. Kindi, mu gihe mukimenyana kigufasha kugira ngo utiyobora, nuko mu gihe mukimenyana cyangwa se mumaze igihe mukundanye, wikora uko ushoboye ngo uhite wihutira kujya mu buriri bwe cyangwa se kuryamana nawe. Abantu bashobora gukundana kandi badasambana. Icyo nacyo ni kimwe mu bituma ufata time ihagije yo kumumenya, ukabasha kumenya ngo umuntu tugiye kubana ni muntu ki, ukabasha kwitwararika kugira ngo uwo muntu muzabane muziranye 100% kandi nta bikomere agusigiye, kubera ko kuryamana nawe mutarashakana ni kimwe mu bishobora kubatera ingaruka z'ejo hazaza zishobora gusenya rwa rugo rwanyu. Ni ukuvuga ngo rinda ubusugi bwawe, rinda ubumanzi bwawe, wihangane usenge kugira ngo Imana ikuyobore. Ese uwo muntu uramutse ugeze igihe cyo kumushaka, itariki z'amatariki bigasohoka, utarigeze umumenya, ukamumenya ku munota wa nyuma mugatandukana kandi mwari mwararyamanye, mwarateranye amada, mwaragize gute, urumva utubatse andi mateka azaza kugukomeretsa kandi azaza kwangiza ubuzima bwawe bw'ejo hazaza. Aho rero niho mera nkubwira ngo rinda amateka yawe, rinda ubuzima bwawe, kuko uwo mugiye gushakana igihe cyose mutarambikana impeta ntabwo ari uwawe, kandi n'igihe mwambikanye impeta nicyo gihe cyonyine ufite cyo kumwizera no kumwiha 100%. Nabwo kandi urakomeza ugasenga kugira ngo Uwiteka akomeze abarindire urugo rwanyu, arusegasire. Ibyo rero ni bimwe mu bintu umuntu kuri ubu ngubu asigaye yirengagiza, bikamusenyera urugo kandi aribyo bintu byari inkingi ya mwamba yo kubakiraho urugo. Niba nkubwira uyu munsi ngo senga, wikwiyobora ahubwo uyoborwa n'Imana mu kujya kubaka kwawe, wibuke neza ko abantu kera hambere bajyaga kubaka ingo baraguje, bakaraguza, bagaterekera, bakabanza bakemeza neza ko bemerewe kuba bashakana.
niba rero ndi gukebuka kubera ko ndi kureba niba kiliziya bayifunguye, niba barabanzaga kujya kubaza nuko babaga bakeneye kumenya amakuru y'ibyo batabasha kubona ubu nonaha biri imbere, bo bafite abandi babireba, noneho bakajya kubaza ayo makuru, bakababwira mu by'ukuri ejo hazaza uwo muntu bafitanye avenire cyangwa ntayirimo. Icyo gihe rero bakavanga imbuto zeze ngo ibi n'ibi byabaye, bigatuma bubaka rwa rugo. Ariko ubu uyu munsi ntabwo jye nakubwira ngo jya kuraguza cyangwa se ujye mu bapfumu, ahubwo fata time yawe usenge, kuko umupfumu uruta Imana se ninde? Ntawe ubaho. Nta muntu uruta Imana. Imana ibasha kuguha amakuru ayo utekereza n'ayo udatekereza, ibasha kukubwira mu by'ukuri ibyo wowe utari usobanukiwe kuri uwo muntu mugiye kubana. Impamvu ni nyinshi, iki kiganiro nzagikomeza, ariko akanari ngatekerejeho muri kano kanya. Kiliziya murabona barayifunguye, ndashaka kujya gusenga, ndashaka kujya mu misa, reka rero mureke. Ariko impamvu ni izo ngizo mbaye nguhaye izo ngizo ebyiri. Impamvu ya mbere nayikubwiye n'impamvu ya kabiri yuko abantu basigaye biyobora. Iya mbere nakubwiye ko imiryango yacu itakigira uruhare mu kubaka urugo rwacu, kugira ngo wa wundi dushakanye azanyubaha avuga ati data bukwe mabukwe ntago nabona icyo mubwira. Abantu umuryango wanjye sinabona icyo mubwira, data na mama bagira ngo narasaze naba mbakojeje isoni. Ubu ngubu nyine gusebya so gusebya nyoko bisigaye byoroshye kuruta ko watekereza ko ni wubaka urugo uzubahisha so uzubahisha nyoko, ku buryo nta mugayo uzaturuka iwawe ngo uzaze uje kwangiza isura ya so na nyoko bakubyaye, ya so wanyu ya nyoko wanyu. Uwo muryango warapfuye, ntago abantu bakiwubakiyeho bubaka ingo zabo. Ndagushimiye rero, Imana ikomeze ibarinde, ibahe umugisha, Imana ibubakire ingo, mugire ingo nziza, Umwami Imana akomeze kubana namwe. Ndabakunda cyane. Bye bye.